Ndabasuje mwese mbane ikaze kuri Vizel TV, abatameze neza mwihangane, buri kimwe kiraza kugenda neza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero ntangire mbaganiriza kuri topic yerekeranye n'uko wakura amaposte y'urukozasoni cyangwa se poste zidakenewe ku rubuga rwawe rwa Facebook. Urabona hari nk'igihe ujya nko ku rubuga rwawe rwa Facebook ugasanga ku rukuta rwayo bashyizeho ibintu udashaka, amafoto y'urukozasoni ndetse n'ibindi byinshi cyane ubona biteye isoni. Ukaba rero uvuga uti ibi bintu byahageze bite, ibi bintu nabikuraho gute? Muri aka kanya rero ngiye kugufasha kumenya uburyo ki wakuraho aya mafoto cyangwa se izi poste ku rukuta rwawe rwa Facebook, ku bantu mukoresha Facebook cyangwa se ku bantu mufite inshuti zikoresha Facebook, kugira ngo mubaye mwabasha gukuraho aya makuru babashyiriyeho mutabishaka. Urafungura Facebook yawe nk'ibisanzwe, urinjira ku rukuta rwawe rwa Facebook. Ukimara kwinjira urahita ubona ahantu ku ruhande hari utudomo dutatu, udukandeho. Numara gukandaho uhite ujya muri setting and privacy. Numara kujya muri setting and privacy urakomeza urahita ubona handitse setting, uyikandeho. Numara kuyikandaho uramanuka hepfo, ukomeze umanuka, ubwo ndavuga ku ndimi z'amahanga uscrollinga, uramanuka ugere hepfo urahita ubona ahantu handitse profile and tagging. Nugera ahantu handitse kuri profile and tagging urahita hari niho ruba ruzingiye, hari niho abantu bashaka kugira ngo bakureho amakuru, bashyiraho amakuru udakeneye, niho kenshi bibanda. Urabona handitse view and sharing, harimo utuntu tw'ingenzi dutatu urahita ubona. Urabona akantu k'ingenzi kanditseho who can post on your profile, bishatse kuvuga ngo ninde ushobora gupostinga kuri profile yawe. Impamvu musanga biriho nuko musanga handitse ku ruhande aho hantu handitse akantu k'agafresh ku mabara y'ubururu, hariho more friends, harimo inshuti, kandi ubundi uba ugomba guhitamo ugashyiramo only. Hepfo haranditse who can see what others post on your profile. Naho rero ikintu wandikamo wahitamo only, kuko harimo inshuti n'abandi bantu benshi bashobora gupostinga kuri profile yawe. Akandi ka gatatu rero karavuga ngo allow others to share your post to their stories, guha uburenganzira gusharinga cyangwa kubona ibyo wapostinze. Ubwo no kuvuga ngo uragafungura ukagire on cyangwa se ukagire off. Ubwo urahita ubona ahantu handitse tagging. Tagging irahangana niho usanga umuntu yagutaginzeho bya bintu udashaka kuri your profile yawe. Ubwo nujya muri tagging ho urasangaho utuntu tubiri, urasanga who can see post you are tagging in your profile. Nuvanga niho ureberaho rero abantu bashobora gushyiraho amafoto cyangwa se ibindi bintu udashaka kuri kuta rwawe rwa Facebook. Rero ikintu uhita ukora uhita ukanda only, kuko ku ruhande hari akantu k'agafresh uhita ubona kanditse mu mabara y'ubururu adasa n'ayandi. Uhita ukanda rero choosing only. Akandi gafresh gakurikiyeho when you are tagged in a post, who do you want to add to audience of the post if you can't already see it. Ahanga barakubaza ngo when you are tagged, igihe waposting the post, ninde ushobora kongera cyangwa se mu audience bawe, cyangwa se niba adashobora kubibona. Ahanga rero ugira on cyangwa off. Ukajya hara muri review tags rero naho urabibona ko muri reviewing harimo ahantu handitse ngo review tags people add your post before the tag appear on your Facebook. Ahanga bishobora kuvuga ngo ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu yapostinze ibintu kuri Facebook yawe, kugira ngo ujye ubibona mbere y'uko nyine bijya kuri account yawe. Uhita bifungura ukahagira on, hari ku ruhande hari agafresh ujyana ukanagarondeza gukoresha amafoto kugira ngo ubone neza, ukayigira on cyangwa ukayigira off, kugira ngo ubashe kugira gute, kugira ngo ubashe kujya ubibona. Noneho we kubikandaho bwito ukanda remove. Review post you are tagging before the post appears on your profile. Hara rero ni mbere yuko kijya ku rukuta rwa Facebook uhita ubibona. Rero iyo umaze kubibona ukanda on
cyo gukanda off, ushaka ko kijya gukanda on, washaka itajyaho ugahita ukiri mu vinga nyine ukakihorera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ababashije gukurikirana iki kiganiro tugiranye, ndabasaba cyane kugira ngo mukore subscribe, muramumfashe cyane, mugane no kukazugira, mumena like. Ubutaha nzabazanira ikindi kiganiro kiryoshye. Imana ibahe umugisha.